اللهم صل على محمد Abu Muhammad Shia Uislamu bw'umwimerere. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إنه خير ناصر ومعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تعالى في محكم كتابه بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yemwe bayisilamu, mwirinde gukeka kubi, kuko bene uko gukeka kuba ari icyaha, kandi ntimukanaperereze ubuzima bw'abantu, ntimukavugire inenge z'abandi aho batabasha kubumva. Ese hari umwe muri mwe wakwifuza kurya inyama z'umurambo wa mugenzi we? Birumvikana ko rwose nta wabyifuza. Ngaho nimwitwararike ku Mana ku ngeso mbi. Nawe adashobora kugenzura. Bisobanuye ngo muri uwo murongo tumaze kumva turabuzwa kugendera ku gukeka kubi, ku kugenderaho dufata imyanzuro imwe n'imwe nicyo kibazo, cyangwa se turahamagarirwa kwirinda gushingira ku kibi duketse kuri bagenzi bacu. Inama nziza umuntu agirwa igihe agize ugukeka kubi ni uguhita guhinduramo gukeka kwiza ako kanya. Urugero, kanaka wamusabye kugufasha ntiyabikora, ugitangira gukeka ko wenda yaba atabikoze kubera ko yaba agufitiye urwango, ishyari cyangwa ibindi, hita umushakira indi mpamvu nziza. Umukekere ko wenda wasanga atagufashije kubera ibyo yagombaga gukora byari bimuhugije, n'izindi mpamvu nziza nk'izo ngizo. Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam aratubwira ati: "Da amra akhika ala ahsani hatta yatika ma yaghlibuka minna wala tadhunnana bikalimatin خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا." Umuyobozi w'abemera Ali bin Abi Talib aravuga ukuri agira ati: tekerereza mugenzi wawe ibyiza uko ushoboye kose ku kigero cyo hejuru gishoboka, kugeza uhamanyije n'umutima wawe ku kinyuranyo cy'ibyo wibwiraga. Nimba wibwiye ikintu kibi runaka kuri mugenzi wawe ukagikeka muri wowe mu mutima wawe, ukaba ufite na gihamya runaka igishimangira, aho ngaho bishobora kuba nta kibazo. Hari gihamya ufite igaragara yumvikana, nubaza umutima wawe urahita ukubwira ko rwose gihamya ufite yumvikana cyangwa se tumvikana. Umutima wawe urabikubwira ubwawe. Ariko nimba nta gihamya ufite ugashingira ku buruko gukeka gusa, nta kindi kiri ku ruhande ushobora gushingiraho gifatika, hano ni ikibazo. Uku gukeka kwawe gushobora kuvamo icyaha, nk'uko Ali bin Abi Talib umuyobozi w'abemera abitubwira.
agakomeza avuga ati ntugafate ijambo risohotse mu kanwa ka mugenzi wawe ngo urisesenguremo ikitari cyiza mu gihe rishobora no kuba ryasobanura icyiza. Aya ni amagambo akomeye cyane y'umuyobozi w'abemera Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Iyi mvugo ukaba wayisanga mu gitabo Al-Kafi umuzingo wa 2 paji ya 362. Gukekakekana ibibi hagati yacu kurimo kuragenda kutumunga gahoro gahoro, kuragenda gutuma ibikorwa byacu dukora umunsi ku wundi bihinduka imfabusa. Ese ejo n'ejo wundi tuzabwira iki Allah subhanahu wa ta'ala? Bizagenda gute duhagaze imbere y'Imana? Hari inkuru y'umugabo umwe ngo umunsi umwe yabonye imamu wabasarishaga ku musigiti yinjira mu bwiherero, nuko ngo arakomeza mucungira hafi. Yagiye kubonabona asohotse muri ubwo bwiherero adatawaje, ahise yinjira mu musigiti atangiye gusarisha abayisilamu nta gutawaza kwigeze kubaho, atangira kubasarisha. Wa mugabo ngo yifata ku munwa arumirwa, ntiyanakurikira uwo muimamu muri iryo sengesho, ahubwo we ahitamo gusara isengesho rya wenyine ku ruhande. Iminsi ngo yarashize indi irataha, ariko wa mugabo agakomeza kugenda akwirakwiza inkuru z'ibinyoma n'ibihuha adafitiye igihamya zemeza ko ngo uwo muimamu ubasarisha kuri uwo musigiti hari igihe ajya basarisha atatawaje. Abantu batangiye gukekakeka ibintu binyuranye kuri uwo muimamu wabo, baramwanga. Abamusengeraga inyuma batangira kugenda bagabanuka kugeza bamushizeho, yewe biza no kugera ubwo bamwirukanye kuri uwo musigiti, ako gace kavamo arakimuka. Nyuma y'igihe runaka wa mugabo ngo yaje kugira atya ararwara, ajya kwa muganga, bamutera inshinge nyinshi cyane ku matako yombi. Hanyuma atashye ageze mu rugo avuye kwa muganga, igihe cya zuhuri ngo cyari kigeze, ahita atawaza yerekeza ku musigiti gusari, dore ko ngo yari awuturiye. Ageze ku musigiti yibutse ko yavuye kwa muganga kandi yiteje inshinge, aribwira ati uwajya mu bwiherero nkajya kureba ko naba navuye amaraso aho banteye inshinge kugira ngo bitavaho binyicira isengesho. Murabizi ko gukorana isengesho najisi nk'amaraso bishobora kuba byatuma isengesho ry'umuntu ryangirika. Yaragiye rero ngo ajya mu bwiherero, amanura ipantaro yari yambaye, asanga aho bamuteye inshinge nta maraso yahavuye, hameze neza. Nuko arongera azamura ipantaro ye, ahita ava mu bwiherero yihuta ngo iswari itamucika, yinjira mu musigiti akomezanya isengesho n'abandi aho bari bageze, arasari. Ariko ngo isengesho rirangiye, uwo mugabo yaje gukubita agatima kuri wa muimamu wahoze abasarisha muri uwo musigiti. Wa muimamu yagiye akwizaho ibihuha bitandukanye bigatuma yangwa akanirukanwa kuri uwo musigiti. Ese ubu we ntiwasanga yari yajyanwe mu bwiherero n'ikindi gikorwa kitabarizwa mu byangiza udhu? Yahise ngo afatwa n'ikiniga, yumva agize ikimwaro n'isoni, ubwoba bwinshi buramutaha, n'ukuntu yari yaramuteranyije mu bayisilamu, maze bigatuma bose bamucikaho, nyamara mu bintu atazi atanasobanukiwe. Ngo yaramushatse ashaka kumusaba imbabazi, ariko aza gusanga atakibarizwa hafi aho, yewe na karitsiye yaramaze kuyimuka. Bisobanuye ngo byanga bikunze ubwo ngubwo aracyatekereje na n'uyu munsi ko umunsi w'urubanza ugera, hanyuma akareba ko wenda yamusaba imbabazi ku munsi w'imperuka n'ibikunda, cyangwa se akabarizwa imbere y'Imana impamvu yigabije icyubahiro cy'umuyisilamu mugenzi we, akamuteza abayisilamu bose bakamwanga biturutse ku gukekakeka kubi yamugizeho. Imana itworohereze cyane kandi dushyire kure yo gukekakeka kubi. Abagusanganywe tugucikaho burundu, abatagusanganywe nabo Imana keka kubi nicyo kigiye kutumara twese niyo nka, nta numwe wivanyemo. Gukekera abandi bibi gusa nimba suhuje kanaka ntanyikirize, ubwo bibaye inzigo hagati yanjye nawe, nyamara wenda wasanga hari indi mpamvu ibiteye.
nyamara twakabaye twigengesera ku bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko se kiremwa muntu tujya tugaruka kuri aya nk'izi ngizi. Aya natangiye mbasomera. Amatelefone yaraje, wandikira umuntu kuri WhatsApp atagusubiza, ukarara umutwe wabyimbye ngo namwandikiye ntiyansubiza, kandi nanabonye message yanjye yayibonye. Utu turongo tubiri tuza kuri message umuntu yabonye buriya natwo tugiye kuzateza ibibazo. Hari uburyo umuntu yoherereza undi message, twa turongo tubiri nimba twaje akabona wayibonye ariko ntiyagire ikindi uvuga ntumusubize, biraba ikibazo gikomeye cyane, kubera uturongo tubiri tw'ubururu tuza kuri message tugaragaza ko uwo wandikiye yabonye. Ngo rimwe umugabo yaje kureba Imamu Musa al-Kazim alayhi salam, maze aramubwira ati ese waruzi ko kanaka atari umuyoboke wawe? Ese waruzi ko kanaka atari umuyoboke w'abantu bo muri Ahlul Bayt? Rwose uriya ntabwo abakurikira, uriya ni indyarya ahubwo imwe mbi cyane. Iyo abari imbere abereka ko muri kumwe, ariko yaba bitaruye akabahakanira mu ruhame. Ngewe naramwiyumviye ahantu mu cyicaro cyarimo umutegetsi Harun al-Rashid. Hari kubw'uwo mutegetsi Harun al-Rashid yaramubajije ati ese waba uri mu bayoboke ba Musa al-Kazim? Maze kanaka arasubiza ati oya rwose nge simwemera na gato nka imamu wanjye. Nuko imamu ngo yumvira uwo mugabo, arangije agaze gutya na gutya, ugasanga ni ibibi turimo dukeka. Kanaka namwandikiye muri telefone, mbona yabonye message yanjye, twaturongo tw'ubururu twajeho natubonye ariko ntiyansubije, nyamara nta gihamya n'iyi nimwe simusiga y'ibyo urimo gukeka kuri mugenzi wawe ufite. Ahlul Bayt bazaranenge bati mu gihe ubonye ikitakunejeje kuri mugenzi wawe, mushakira impamvu nziza, kandi nunayibura wowe jya uyihimba. Ibi ni ibintu mu by'ukuri bigoye bitatworoheye nkatwe ibiremwa byitwa abantu, ariko nsoza nsaba Imana ko yadufasha ikaduha imbaraga zibibasha, kuko kuba Imana nyagasani yarabigarutseho Ahlul Bayt bakabyigisha bakabiduhamagarira, byanga bikunze nuko ari ibintu bishoboka, nuko ari ibintu dushobora kuba twakora kandi tukabishobora. Imana rero idufashe, itugirire impuhwe cyane, idutere inkunga kandi ikomeze itubungabunge, izadukuremo roho yamaze kubona ko twamaze gukira iki cyorezo. Wa akhiru da'wana, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلى الله على محمد